Menya aya mabanga kugira ngo ubashe gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ukosowe na mudasobwa. Ushobora kuba ushaka gukorera permis definitive yo gutwara ikinyabiziga cya automatic, cyangwa se ushaka gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ku kinyabiziga cya manuel. Aya mabanga yose wowe unkurikiye ugomba kuyakurikiza kugira ngo ubashe gukorera permis ku buryo bukoroheye. Kugira ngo ubone permis ukosowe na mudasobwa, ugomba kuba wizeye neza yuko wize imodoka kandi warayimenye, kuko kugira ngo ubone permis ukora ibizami bibiri. Buri kizami kigira amanota 100, ikindi kizami kikagira amanota 100. Rero reka dutangirire ku mabanga y'uburyo bwimbitse uko wabona permis ukosowe na mudasobwa. Reka turebe mu gihe ugiye gukora ikizami cyo gukorera mu kibuga. Mu kibuga ukora iki? Ukora ibiki? Reka turebere hamwe. Icya mbere, imodoka yawe hari ahantu usanga iparitse. Ugomba kumenya uburyo waparukura imodoka ugiye gukoresha ikizami. Ugomba kumenya uburyo waparukura imodoka aho iparitse mu gihe ugiye gutangira ikizami. Iyo ugiye gutangira ikizami rero ubigenza ute? Birumvikana, ufungura umuryango, ukinjira mu kinyabiziga cyawe, ukatsa imodoka, ukambara umukandara. Wamara kwambara umukandara ugakoramo ferium, ariyo ferame, feri y'ukuboko. Warangiza ukimara kwatsa imodoka witeguye neza, ugashyiramo vitesi ya mbere, ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, ndavuga itara ndangacyerekezo ry'ibumoso. Warangiza gushyiramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, ugahagurutsa ikinyabiziga cyawe. Icyitonderwa, mu gihe ugiye kwinjira ahantu bahagarara, icyo bita demarrage à compte, guhagarara uhaguruka by'akanya gato, ntabwo ugomba kurenga umurongo ufite ikinyoteri cy'ibumoso cyangwa se itara ndangacyerekezo washyizemo rikirimo. Iyo umaze guhaguruka ukuramo itara ndangacyerekezo. Ibyo rero ntibyemewe. Iyo ugiye kugera aho ugomba guhagarara, itara ndangacyerekezo ugomba kuba warikuyemo. Aho uhagarara, icyo kizami gikurikiraho ukimara guparukura imodoka, ugomba gukora icyo bita demarrage à compte, guhagarara uhaguruka. Iyo uhagaze ntagomba kurenza amasegonda 9 ugihagaze, kandi n'iyo ugiye guhaguruka ntagomba gusubira inyuma byibura ngo urenge umurongo uri inyuma yawe. Icyo gihe rero iyo wihugura barabikwereka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ugomba kugenza ikinyabiziga cyawe buhoro kandi witonze. Kugira ngo bikorohere rero, ugomba kuba ufite umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Rero iyo umaze kuva aho ukora demarrage à compte cyangwa se demarrage, igihe uhagarara uhaguruka, ugomba kujya ku kindi kizami cya kabiri, aho uhunga inzitizi, unyura mu nzitizi, icyo bita zigzag, kugenda uhunga inzitizi. Muri kubona ino mirongo, ugenda uyikatira kugira ngo utayigonga. Iyo uyigonze ukurwaho amanota, birumvikana. Ugomba gukora uburyo ushoboye bwose kugira ngo utagonga ino mirongo uri kuyireba. Rero iyo uvuye muri ino mirongo yo guhunga inzitizi cyangwa se ikizami cyo guhunga inzitizi, muri wowe witegura ko uri buze guhura n'ikindi kizami bita emergency brake, guhagarara bitunguranye mu gihe ugwiriwe n'impanuka. Iki gihe ugomba kwitonda, ukitegereza, ukitegura kuba icyo kizami wacyumva ko kiza gitunguranye. Rero uhagarara bitunguranye mu gihe wahawe sinyari. Iki gihe rero iyo bataguhaye sinyari yuko ugiye guhagarara, urabireka. Ukurikizaho iki rero? Kwinjira aho imihanda ihurira, ndavuga aho banyura bazenguruka. Ugomba kuhinjira ufite ikinyoteri cy'ibumoso. Igiye kwinjira aho banyura bazenguruka, ushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, wasohokamo ugashyiraho ikinyoteri
cy'iburyo. Ndavuga itara ndangacyerekezo ry'ibumoso iyo ugiye kwinjira aho banyura bazenguruka, wajya gusohokamo ugashyiramo itara ndangacyerekezo ry'iburyo. Aha rero winjira inshuro ya mbere, ugasohoka aho banyura bazenguruka inshuro ya kabiri. Ukurikizaho iki rero? Uhita ukora ikizami cyo bita parallel parking. Ndavuga aho baparika, urebye ni nko mu cyapa. Murabizi ibyapa byo ku muhanda aho ibinyabiziga bihagarara umwanya muto, ugomba kwiga guparikamo rero ikizami cyo guparika muri parallel parking. Iyo ukivuyemo, mwese muri kureba parallel parking ukuntu iteye, iki gihe ugomba kuba warabyize neza. Gana Maître Cissé agusobanurire uko waparika muri parallel parking. Iki gihe rero uvuye muri iki kizami cyo guparika muri parallel parking, uhita winjira nanone aho imihanda ihurira. Ndavuga aho banyura bazenguruka. Ku nshuro ya kabiri washyizemo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, wajya gusohokamo ku nshuro ya kabiri ugashyiramo itara ndangacyerekezo ry'iburyo. Iyo uvuye aho banyura bazenguruka inshuro ya kabiri, ugomba kujya ujya mu kindi kizami bita T-cross cyangwa se garage parking. Iyi garage parking ugomba kwinjiramo neza bikoroheye, kugira ngo utaza gukora ikosa ugakurwaho amanota mu kizami cyo muri garage parking. Iyo uvuye mu kizami cya garage parking, ikintu uhita ukora, uhita usohokamo, kuko bahita bakubwira ngo watsinze. Bamara gusohokamo ukongera ukinjira aho banyura bazenguruka ku nshuro ya gatatu. Iyi nshuro ya gatatu winjiramo ufite ikinyoteri cyangwa itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, ukongera ugasohokamo ufite itara ndangacyerekezo ry'iburyo, ugahita winjira mu kindi kizami. Iyo emergency brake utayikoze, uba witeguye kongera guhura n'ikizami cya emergency brake, guhagarara bitunguranye. Icyo gihe uhita ubyitegura, ukumva baguhaye sinyari cyangwa se baguhaye ikimenyetso cyo kwitegura guhagarara bitunguranye, ukabikora. Ubikora ute rero? Uhagarara bitunguranye, ugatushyiramo amatara ndangacyerekezo, icyo bita double kinyot, amatara ndangacyerekezo icyarimwe, ukayakiriza icyarimwe. None wamara kuyakiriza icyarimwe ugahita uyakuramo, wongera uhaguruka. Icyo gihe rero bikora mu gihe kitarenze amasegonda make cyane, kugira ngo icyo kizami ube wagikoze. Noneho iyo umaze kuva muri icyo kizami, uhita winjira mu kindi kizami aho ugiye gukoresha umuvuduko urengeje uwo wari ufite. Ahantu ugiye kwinjira haba hari icyapa kikwereka yuko ugomba kwinjira ufite umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Hagati y'icyo cyapa kikwemera kwinjira ufite umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ugomba kuhakoresha umuvuduko ushaka. Ushobora gukoresha umuvuduko wa kilometero 30, 40, 50, 60 kuzamura. Ariko icyitonderwa, ugomba gusohoka aho ngaho urimo ukorera icyo gikorwa cyo guhinduranya umuvuduko, nabwo ufite umuvuduko wa kilometero 20. Umuvuduko winjiranye ni nawo usohokana, ariko ntago ari ukomezanyamo hagati. Icyo gihe rero iyo uvuye mu kizami cyo gukoresha umuvuduko urengeje uwo wari ufite, ugomba kwitegura kuza gusoza ikizami. Mbibutse yuko iki kizami cyo mu kibuga, mu gihe urimo urakosorwa na mudasobwa, ugomba kugikora iminota itarenga 12. Iyo warengeje iminota 12, iki gihe ikizami uba wagitsinzwe. Iki gihe rero witegura guhagarara aho watangiriye ikizami. Iki kizami aho wagitangiriye ni naho ugisoreza. Nongere nkwibutse kandi, iki kizami ugomba kugikorana ubuhanga n'ubwitonzi kugira ngo ubashe kugitsinda ku buryo nyabwo kandi bwizewe. Iyi minota ugomba kuyubahiriza, kuko parallel parking ikorwa nibura iminota 2. Noneho iki kizami gikorerwa mu kibuga, aho ushobora kuba wakoresha ino minota 12 iyo uyobye inzira. Ndavuga ngo iyo winjiye muri rope cyangwa se abanyura bazenguruka ukayoba inzira, ukuwe mu kizami. Menya ibi ngibi kugira ngo uzabashe gutsinda ikizami wihitiyemo, kuko ni ingirakamaro. Iyo watangiranye amanota 100 ugomba kuyasozanya iyo wize neza. Maître Cissé aragumya aguhereza amabwiriza kugira ngo uzabashe gutsinda
ikizami.